twongere dukomere Imana amashyi cyane. Imana irakoze kubera ko iduhaye uburyo bwiza bwo kongera kuboneka muri uyu mwanya mwiza. Aho mu iteraniro rya kare nababwiye ngo hari ibintu tubana nabyo kubera kubimenyera tugatekereza yuko hari abandi batari kubisaba, ariko kuba tuhumeka turi bazima, covid yaradusize amahoro, turabishimira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana twihuse mu Balewi ibice 26, turasoma n'umurongo waho wa 12. Abalewi ibice byaho 26, turaza gusoma ku murongo waho umwe wa 12. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo nzangendera hagati muri mwe mb'Imana yanyu namwe mu bwoko bwanjye. Amen. Dusoreze muri Daniyeli, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli cyangwa igitabo cya Daniyeli. Turasoma mu bice byaho 3, bere ku murongo wa 13 turageza ku murongo wa 18. Igitabo cya Daniyeli ibice byaho 3, murongo wa 13 turageza ku murongo waho wa 18. Aravuze ngo nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshaka na Abedenego, nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana, aravuga ati, mbese Saduraka na Meshaka na Abedenego nimwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko mutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakiza amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshaka na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Nitwa J.PAUL Imana, ndi umukristo wa Nyarugenge. Ndashimira Imana cyane impaye uburyo bwiza bwo kuba muri iteraniro. Imana ihabwa icyubahiro. Mu minsi ishize nagiye ahantu henshi hatandukanye, bampaye ntashyo muzakire mu izina rya Yesu. Tujya kuganira amagambo avuga ngo mureke Imana yacu igaragare, cyangwa se ureke Imana yawe igaragare. Tubishyize mu bukeya, turaza gukoresha cyane ureke, kuko n'umwihariko w'umuntu wese Imana yawe igaragare. Buriya Imana ishaka kugaragarira hagati muri twebwe. Nta munsi n'umwe muzabona Imana yaje guhagarara hano ku ruhimbi, wenda yambaye ikote, yambaye na karuvati, iherekejwe n'imbaraga zihambaye dutekereza. Imana tuzagenda tuyibona mu mirimo igenda ikorera abantu batandukanye. Imana rero ifite ishyaka, ifite umwete, ifite gahunda yo kugaragarira mu buzima bwawe, cyangwa se no mu buzima bwanjye. Mu bintu rero natekereje nza kuvugaho cyane, tuza gutindaho, turaza kuvuga ku mbogamizi 3 zituma Imana itagaragarira mu buzima bw'umuntu, cyangwa se zibuza Imana kugaragara mu buzima bw'umuntu. Si uko itabishaka ngo igaragare, ibishaka yagaragara, ariko ni zimwe mu mbogamizi turaza kurebaho, turaza kuganiraho, ziri gutuma Imana itagaragarira mu buzima bw'abantu batandukanye. Imana imfashe muze kubyumva. Ahangaha dusomye mu Balewi haratubwiye ngo nzagendera hagati muri mwebwe, kandi nindangiza nzaba Imana yanyu, namwe muzaba ubwoko bwanjye. Ikimenyetso cyerekana yuko abantu ari abantu b'Imana nuko Imana igendera hagati muri bo.
kandi Imana ntishobora kugendera hagati muri bo ngo ye gukorera hagati muri bo. Nukuvuga niba tuvuga ngo aya masaha Imana iri aha hantu, nubwo ntawe uyirebesha amaso, ariko imirimo yayo irayikora mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu dufite umutekano wose, niyo mpamvu abadayimoni batari gusohora muri iri teraniro. Ubu hari izindi mbaraga ziturwanyiriza muri aya materaniro, ariko kuba Imana ihari, hari izindi operasiyo, hari indi mirimo Imana irimo tudashobora kureba n'amaso yacu. Imana ihabwa icyubahiro. Rero gahunda y'Imana mu bintu binezeza ni ukugaragarira mu buzima bwanjye, ni ukugaragarira mu buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Natekereje ibintu byinshi, ndangije no kwigisha iteraniro rya mbere. N'ubu ngubu numva mfite ibintu byinshi, ariko ndabivuga byose tubiganire. Bene data, imwe mu mpamvu nasomye muri Bibiliya ishobora gutuma Imana itagaragarira mu buzima bw'umuntu, kandi umuntu ayivuga ku rurimi, ayiririmba ndetse ayiramya, akanayibwiriza nk'uko ndimo ndayibwiriza, ni impamvu ikomeye. Nayitekerejeho numva ngize ubwoba cyane. Impamvu ya mbere ikomeye iteye ubwoba ni ukuba umuntu abayeho ubuzima bushingiye ku kinyoma. Kuba umuntu abayeho ubuzima bushingiye ku kinyoma. Reka tuvugane aya makuru. Yesu aza ageze i Yerusalemu, yagize ibihe byo kuba mu giturage, agira ibihe byo kuba i Nazareti, abwiriza ahantu hatandukanye na za Galilaya, ariko yagira igihe cyo kugera i Yerusalemu. Yasanze itorero ryiza cyangwa idini ryiza mu mihango n'imigenzo, warabareba ukavuga uti aba ngaba ni abamarayika. Yesu ararihasanga ry'abafarisayo, bafite ibintu bemera ndetse bakoraga ibintu byinshi bigaragaza ko abanyedini babyumva neza. Inyuguti z'idini bazize, bazisobanukiwe, bakabivuga. Nimusoma bimwe muri byo, ndavuga bikeya, muzabisome mwitonze mu butumwa bwiza. Icya mbere, batangaga icya 10 kugeza no ku rwego batanga n'icya 10 cy'imboga za nyiragasogi na za nyiragasogereza na za kumino, bagatanga icya 10. Niyo bajyaga gusenga, ntabwo bakunda gusengera ahantu hatari public, hatagaragara. Basengeraga ahantu abantu bababona. Kavuga ndagushimiye Mana, kuri Imana ya Ibrahimu sogokuruza, natwe tukaba turi abantu bawe. Ngira ngo muribuka amakuru amwe y'uwagiye gusengana n'undi ari umufarisayo, ageze hejuru avuga ati kuva kera kose twebwe turi aba Ibrahimu. Ntabwo basengeraga ahantu hatagaragara, ibintu byabo bashaka kubikorera ku mugaragaro. Murankurikiye? Ariko Yesu abitegereje, abavugaho ijambo rikomeye, arimo aganiriza abigishwa n'abandi bantu. Arababwira ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Nubwo mureba uruhande rumwe rw'ibigaragara rw'imigenzo n'imihango, ariko hari ubuzima butagaragara ngewe ndeba nkamenya, bwatuma badakwiye kubabera icyitegererezo. Ahubwo mwebwe mukeneye kubahunga, mukeneye guhunga ibyo bakora. Ubagezemo hagati muri bo byazakubera ikibazo gikomeye. Kamabwira utuntu tubiri dukomeye. Akambere, burya nubwo basaga neza, ryari idini risa neza, ariko ngo nijoro bajyaga ingo z'abapfakazi. Akabantu ntabwo bari bakazi, ariko mu ruhande rumwe bajyaga ingo z'abapfakazi nijoro. Icya kabiri nasomyemo kikantungura, ngo barwaniraga imyanya y'icyubahiro. Nta mufarisayo, murankurikiye, wagombaga kwicaza inyuma ngo akwemerere. Iyo yazaga yambaye igishura cyanditseho amategeko imbere n'inyuma, yitwaye nk'umufarisayo gake gake, ryari itegeko kumwicaza imbere. Gatatu, Yesu arangije bavugaho ijambo rikomeye, aravuga ngo ameze nk'imva zisize ingwa, ariko imbere ni ibintu by'amagufa. Agera no ku rwego asa n'utongana, aravuga ngo ariko kuki mwanze kwinjira mukabuza n'abandi kwinjira? Akanteye ubwoba rero kuri bo, kanteye ubwoba cyane. Nuko iyo baguhinduraga umufarisayo, kuko birirwaga mu mihana no mu misozi baganiriza abantu ibyiza by'idini rya gifarisayo, wahindukaga umuntu mubi, umwana wa Gihenomu inkubwe ebyiri kurenza busanza. Iyo basanga gukabana nabo, wahita guhinduka mubi, ugahinduka umuntu mubi, ugahinduka umwana mubi, ugahinduka umwana wa Gihenomu inkubwe ebyiri kurenza busanza. Yesu arabareba, aravuga ati mu bintu muzakora ntimuzabigane. Ubuzima bwabo ubugaragara,
ariko ubuzima bwabo bari bafite ubuzima bw'ikinyoma. Reka mbabwire ibintu byantangaje. Ubundi impamvu zitera abantu kuba mu bucakara bw'ikinyoma, bakabifatanya no gusenga, bakabifatanya no guhanura, bakabifatanya no kubwiriza, Imana ntigaragare muri bo, ni ibintu bibiri bituma umuntu yinjirirwa n'ikinyoma akakibamo. Icya mbere ni ubwoba bw'ubuzima. Murankurikiye? Ubwoba bw'ubuzima iyo bwafashe umuntu, haravuga ati aka kazi nintakora ibyo bambwira, kandi akakora ari umukristo, nintiga gutya. Kera twiga muri segonderi, ngira ngo n'abahize namwe murabizi, habagamo intebe z'ibice bitandukanye. Habagamo no muri kaminuza byabagamo, ugasanga hari intebe z'abantu badakopera, hari intebe z'abantu bakopera. Iyo bazaga umuntu ati kuki ukopera kandi uvuga kusenga, yarakubwiraga ati sha hano naje kwiga ibyo gusenga, tuzahura nabyo nyuma. Nukuvuga kimwe mu kintu gituma abantu babaho mu bucakara bw'ikinyoma akakibamo akakirinda, si uko abatakizi, ahubwo niyo Imana ibimubwiye ariyobagiza kubera ubwoba bw'ubuzima. Icyo ni icya mbere, ni impamvu ya mbere ikomeye. Impamvu ya kabiri yanteye ubwoba ni ukwanga gutakaza icyubahiro. Hari umuntu wanga gutakaza icyubahiro akemera kuba mu kinyoma, agakora raporo z'ibinyoma, akavuga ibintu by'ibinyoma, agafata ibintu by'ibinyoma byose akabifarisifiya. Namwe murabizi, hari umuntu wiga muri kaminuza akarangiza ariko atarakandagiye mu ishuri, kandi diplome yajya gushima ati ndashimira Imana ko narangije, umutima ukamubwira ngo noronga ntabwo wigeze urangiza kuko ni wakandagiye mu ishuri. Impamvu n'ubwoba bwo kubaho, n'ubwoba bw'ubuzima. Ariko ndashaka kuza kubaganiriza nitonze neza. Bene data, Imana irashaka kugaragarira mu buzima bwawe, ariko iradusaba kwitandukanya n'ikinyoma ngo turebe ko Imana itatubeshaho. Turebe ko Imana itatubeshaho nta kinyoma. Reka mbabwire, Imana ifite imbaraga zo kubeshaho umuntu atari uko abayeho mu bucakara bw'ikinyoma. Muri iyi minsi ho biradutse bireze cyane, usanga n'abantu bubatse urugo ariko bararwubakiye ku kinyoma. Bakumva fondasiyo yarwo ukumva ni ikinyoma, umwe yabeshya undi yabeshya undi, bagera mu ngo bagatangira gushwana kuko hari amakuru amenyekanye n'ibindi bimenyekanye, bagashwana. Ariko wazakurikirana akavuga ati natinye ko azambenga, natinye ko bizagenda gutya, ariko nta gihishwe na kimwe kitazagaragara. Tukiri munsi y'isi nta kintu gihishwe na kimwe kitazagira gutya. Murebe hano babwira ikintu cyanteye ubwo. Hari abagabo batatu twasomye muri Bibiliya banshimishije cyane. Bari abagabo bazi Imana yabo, bayizi neza, ariko nanone bayifitiye nk'icyizere ko ari Imana yababeshaho. Nyuma y'umushahara bahembwaga kwa Nebukadinezari, nyuma y'imyanya yari yarabahaye, bari bazi neza ko hejuru y'ibyo byose hari ukuboko kwiza kw'Imana. Kuvuze ngo babeho babaho, kandi kuvuze ngo nibapfe bapfa, ibyo bari babizi. Umunsi umwe rero Nebukadinezari ategura mu kibaya, hari ikigirwamana yari yakoze, asaba abantu bose kujya gupfukama mu kibaya. Bavuza amashako. Reka mbabwire, buriya ibinyoma, murankurikiye, ibinyoma bigira ibicocero byinshi, cyangwa se bigira ibintu biri buriya byinshi. Ibinyoma bigira abantu babivugiriza, bigira abafana benshi, ariko ntago bibuza kuba ikinyoma. Ntago bibuza kuba ikinyoma. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo bavuza amashako, bavuza imyirongi, bavuza amabura, bavuza n'ibindi byuma by'amajwi arenga. Baravuga ngo abantu bose mwubarare, mupfukamira Imana umwami Nebukadinezari yakoze, ngo Saduraka na Meshaka na Abedenego basigara bahagaze. Reka mbabwire, Imana irashaka ko duhagarara ku kuri, tukava mu buzima bw'ikinyoma, kuko nimwe na rimwe ubuzima abantu babayeho babaye mu kinyoma nta nubwo babaho neza. Bahorana ubwoba, bahinduka ubwoba, ugasanga ubuzima bwabo bahorana ubwoba kubera ko bahatakaza byinshi, barara bavunika, barara mu kinyoma. Noneho aba bagabo ngo barahagarara, baravuga ngo twebwe hari ibintu tugura, hari ibintu twemeranya nabyo. Mu byo twemeranya nabyo ntabwo dusenga indi Mana, dusenga Imana yo mu ijuru. Kandi mu cyo tutakora ntidushobora gupfukamira igishushanyo, ntidushobora kuba abacakara. Niyo kaba kanya gato, niyo yaba iminota mike, niyo amasegonda make, ntidushobora gupfukamira igishushanyo, kuko twararahiye ko tuzapfukamira Imana. Nasomye Bibiliya nitonze ngo ndebe Imana niba yarisivuga. Ntabwo Imana yavuze, ariko yaracecetse bazirika. Ivuga iti ndaza kugaragara ko umuntu ashobora gutungwa n'ukuri, aguhagararaho nanjye nkagaragara ngakora.
Haleluya. Bibiri ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo nuko banze gupfukama umwami ngo abatumaho yarakaye, arababwira ngo ngiye kubaha andi mahirwe, ngiye kubaha andi mahirwe, mwisubireho mupfukame, mupfukame, ntacyo ndi bubatware, nimupfukama biraba byiza, ariko nimudapfukama Imana iri bubankize ni Imana ki? Ariko reka mbabwire bene data, hari Imana atarazi bari bazi, hari Imana atari yaramenye bo bari baramenye, hari Imana irwana ku muntu uhagaze ku kuri, hari Imana ihagarara ku muntu uhagaze ku kuri. Bibiri iravuga ngo barangije baramubwira ngo mwana, nta mpamvu dufite yo kugusubiza iby'iryo jambo, Imana yacu dukorera tuyizi neza, ni Imana ibasha kudukiza itanura ryaka umuriro, kandi uretse n'itanura ryaka umuriro nawe ni Imana ibasha kukudukiza. Kandi ikindi nawe itagukiza nta gahunda dufite gahunda yo gukomeza guhagarara ku kuri. Amahirwe uduhaye gupfukama ntitwapfukama, kuko iyo twiringiye iri muri twebwe, iyo tugendana iturinde hano mu gihugu cyawe, ibanye natwe ni Imana ifite imbaraga. Ngo bamare kubivuga, reka mabwire ikintu cyantangaje. Ngo arangije abwira abantu ngo nimubafate mubajugunye mu itanura ry'umuriro basuzwe itegeko ryanjye. Mundebe hano babwire, uzatinya umuntu mubana ugakora ibinyoma akanga kubikora agakomeza akavugana n'Imana, uzamutinye, kuko isaha n'isaha yakuruta. Bikunanira wowe usajya umwubaha, kuko Imana ibikora niyo Mana ye. Nubwo wenda yabageze kuri 6 yibira umubiri utarahinduka, ariko inshuro ya 7 ntabwo igihe cy'Imana kizarenga. Cya kabiri, nta ntambara n'imwe itagirangira mu maboko y'Imana, ntayibaho, ntayibaho, nta ntambara n'imwe itagirangira mu maboko y'Imana. Ngo barangije abantu barahubuka bataza amateka yabo bagabo, ngo bagiye kubajugunya umuriro ngo uhita utangira. Ubwo Imana yatangiye gukora umuriro, barwanirisha kubura bafashe, ukibafata ubura batwitse. Ngo babajugunyemo, umwami Nebukadinezari yicaye mu cyubahiro ategereje ibiza kubabaho. Murankurikiye, Imana yari ibonye ikibuga cyiza cyo kwerekana yuko ibyo bahagaze hari iby'ukuri. Haleluya. Ibintu turimo ntabwo ari ibintu bipfuye, ukuri uhagazeho ntabwo ari ukuntu gupfuye. Haleluya. Ni ibintu bibitse mu buzima, ni ikibuga cyiza Imana ikoreramo ikagaragaza ko ari Imana. Imana yambwiye ngo irashaka kugaragara, ariko ntitandukanye n'ikinyoma. Nta kuntu abo mubana, abo mugendana, abo mukorana, aho bazamenya ko ufite Imana, bazabimenya ari uko Imana ikoreye mu buzima bwawe ikagutandukanya nabo, ariko witandukanije n'ikinyoma. Nutitandukanya n'ikinyoma, bazajya bakora ibi nawe bakora ibi, uze mu rusengero uririmbe bihinduka amagambo gusa. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Bibiri iravuga ngo umwami araho ngo ahita yishurirwa. Ishurirwa rigizwe n'iki? Nukuri ba Saduraka na Meshaki na Abedenego bakomeje guhagararaho. Ngo ahita yishurirwa. Agishurirwa aravuga ngo twajugunyemo bangahe? Baramusubiza ngo ni 3. Haravuga ngo hari undi mugabo ndebamo kandi aramumenya. Murankurikiye? Agira ngo utaramumenya. Haravuga ngo twagujugunyemo 3. Ariko uwa 4 asa n'umwana w'intama w'Imana. Mwarangije kuvuga ayo magambo, reka mbabwire, Imana izahagarara ku muntu wanze ikinyoma agahagarara ku kuri. Ntabwo uzapfa utarabona imirimo y'Imana mu buzima bwawe. Reka mbabwire, Imana yavuganye nanjye ndimo nsengera inyigisho, irambwira ngo Jean Paul uzabambwire ngo irashaka kugaragara ariko bitandukanye n'ikinyoma. Murankurikiye? Kuko ibikoze bagira ngo n'ubuhanga bwawe bwo kugambana ufite, ibikoze bagira ngo n'ubuhanga bwawe bwo kunyura inzira ugatembera ukagera Rwamagana ukagaruka. Oya, ibikoze haleluya irashaka gukora ibintu kugira ngo uzagira ishimwe idafatikanije n'ibindi bintu. Ntabwo Imana ijya igira amashimwe ifatikanije n'ibindi bintu. Haleluya. Ngo barangije rero aravuga ngo nimubakuremo, ngo bagiye kubasuzuma basanga nta mwotsi ubanukaho. Muri icyo kibaya cyose ngo umwami ahita afata icyemezo, aravuga ngo akakanya mfashe icyemezo ndakoze inama. Wenda ashobora kuba yaravuze ati abayobozi tuyoborana mu mbabarire nkurikije ibintu Imana ikoze. Haleluya. Ntabwo mukeneye kubona Imana ikora ibintu ikabikora inyozi mu nzira. Murankurikiye?
inzira zidasanzwe tudasanzwe tumenyereye. Hari izindi nzira mutazi Imana yanyuramo igakora, ariko biradusaba guhagarara ku kuri. Kuko inzira z'amanama murazizi, inzira zo kubanza kubiganiraho murazizi, tegereza tuzakubwira murazizi, ariko dukeneye no kubona Imana inyura mu zindi nzira tutigeze tumenya. Kandi niba hari ibintu biryohera umuntu, niba hari ikintu kiryohera umuntu, ni igihe Imana yagukoreye ikintu ikanyura mu nzira udasanzwe, uraryoherwa. Niyo ugiye gushima uravuga uti ndashimira Imana, mfite ishimwe riramereye, ntabwo ari ubuhanga z'imbaraga, suko nabanje kurimanganya, suko nabanje gusambana, Imana yarabikoze. Imana iri mu ijuru kavuga ngo wiwi ndiyo narabikoze. Dukeneye ko Imana ikora ibindi bintu itanyuze mu nzira mumenyereye. Yesu ashimwe. Ngo arangije aravuga ngo nimusenge Imana ya Saduraka na Meshaka na Abedenego. Reka mbwira, Imana ikeneye kubona icyubahiro gukorera, ikeneye kubona icyubahiro mu rugo rwawe, ikeneye kubona icyubahiro ugenda, ikeneye kubona icyubahiro ahandi, ariko biragusaba kwitandukanya n'ikinyoma. Yesu ashimwe. Akakantu kitwa kwitandukanya ntago nabura kubabwira ikindi kintu cyantunguye. Iyo tutitandukanije hari ukuntu twihombya. Babwira ukuntu twihombya, turasenga tukavunika, kandi niba hari abantu bazi gusenga abarukore n'abambere. Usanga umurokore mu giti abwira Imana ati ntago ndi mu isi nta nubwo ndi mu ijuru ndengere. Kamureba ukavuga uti uyu nguyu none hageze ahantu habi. Hari n'ugera ku musozi akavuga ati naje ku musozi muremure, murankurikiye, akavuza induru. Wenda mwebwe hano muri mu mujyi, ariko nabiswe nabo mu mujyi basenga ayo masengesho, usanga umuntu yararyamiye urubavu amazi iminsi 3 ahindukira kugira ngo Imana ikore. Abarokora ibintu byabo birabavuna. Wari wasanga umuntu w'umugabo ungana n'umukozi w'Imana hoza tuyoboye yicaye mu y'iminsi 4 yajya no guhaguruka bikamunanira. Kandi nk'umuyobozi wa gahunda batera indirimbo avuga ngo hatagira muri muvuga ko muhaguruke twongere dusenga. Mugasenga ukajya ugendera gite. Ibintu by'abarokore birabavuna, ariko kubera kutitandukanya bahora mu bihombo. Gusenga turabyumva, kwiyiriza turabyumva, murankurikiye, ubuhanuzi turabwumva, murankurikiye, ariko kubera kutitandukanya akenshi ntabwo Imana ikora. Duhora mu bihombo kubera ibinyoma. Kubera iki? Ntabwo Imana ikeneye ko ibyizakora bizitirirwa ikinyoma. Nabwiye bo mu itenero rya mbere twari dufite umuntu twize ahantu nize, imyaka iramusatira cyane, yaramaze kurangiza abona akazi keza, ntiyabona umuntu umubaza izina. Imusatira yatangira kugira ikinyabupfura atatojwe n'ababyeyi, kuko buriya ibintu byose aho biva bikagera iyo bitinze biraremera. Uvuga ngo biraremera. N'imyaka itinze iraremera iguha ikinyabupfura utahawe n'ababyeyi. Akose murakumvishe, abatarakumva bazakumva. Noneho umunsi umwe rero duhura, yaratangiye kwambara mini ndende. Ibintu mvuze nabyitondeye, tangiye kwambara mini ndende, ariko mvuze kubyumva mu bundi buryo nuko nabitsinze. Mubaza se uyu muntu ko yatangiye kwambara mini gutya kandi atarajyaga yambara, mu muhamagaro ntiyigeze yambara, no mu bintu yarwanyaga twiga muri kaminuza yarabirwanyaga. Ariko muzi ikibazo yari yagize, yari yahuye n'aba agent b'ikinyoma. Tugira aba agent b'ikinyoma baramuganiriza, baramubwira bati nutagaragaza amaguru ngo wisige nta musore uzakureba. Areba imyaka yose amaze arangije, murankurikiye, areba koko nta musore umureba birapfa. Aravuga ati no gushyiraho mini. Ahantu yasengeraga ndahazi, ahita avamo ajya gusengera ahandi bishobora kumworohera kugaragara, ajya muri worship team. Kazajya inastahili kwa mureba we. Dufite impunzi nyinshi z'ikinyoma. Ubu dufite abantu bakweje abandi kubera z'ubuzima bayemo. Kavuga ati nzajya njya gusenga ku cyumweru, ariko ya groupe sinayisubira mu banshakiye abarokore bagira kanwa. Agatangira kurema filozofi zo kumudefanda no kumufasha. Ariko Imana irashaka ko mwitandukanya n'ikinyoma. Babwira icyabayeho, byarangiye yambaye arayambara. Noneho nyuma abantu baramuganiza bamubwira ati rero unayambaye byanatangiye no kwivangavanga. Wari guhera basuri muto, none byatangiye kwivanga. Hari ukuntu nyine umuntu yambara mini yagenda ukabona ntibiri fit n'ibihura. Abisi bo bazi kubigenzura, areba imiterere agasoma
akagugoringa akabisoma akabyambara yabipimye, ariko yarabyambaye yagenda akavuga ati afite imyaka ingahe, kandi koko ari yarazamutse ko yarageze muri 40 bimaze kuba myinshi, ariko ikinyoma kimujyana mu bintu atigeze amenya atigeze akunda. Ubu dufite abantu kubera ikinyoma rimwe na rimwe urahomba, kuko Imana ishobora gufatanya iki n'ikinyoma. Yesu ashimwe. Reka mabwira akantu nabwaho mu iterero rya mbere, buriya umuntu uri mu kinyoma bimusaba kukiba mu buzima bwe bwose. Kubera iki? Imbaraga umuntu yakoresheje kugira ngo yakire ikintu agomba no kuzikoresha akirinda. Ndabaha urugero nahaye mu iterero rya mbere. Niba hano hari abadamu banyumva neza, niba umugabo wa yaragukundiye kubera ko ufite amaso meza, biragusaba kudasaza, kuko nusaza hari abandi bari kugira amaso meza, niba ariyo ntwaro yonyine yarebyeho. Bisobanuye iki? Niba ari ikinyoma gusa biragusaba guhora umunyakinyoma. Niyo mpamvu tugira abantu ugasanga ubuzima bwe bwose bupakiyemo ikinyoma. Kubera iki? Ariko ibindi byagezweho akoresheje iki? Ariko hari aho bigera izo ntwaro zigasaza ntizikore, ugasanga byagaragaye ko cyari ikinyoma. Imana imfashe mu byumba. Twagize umukristo umwe yari umwana w'umukobwa afite ahakomoka mu cyaro nka bamwe aho dukomoka, araza abeshya abantu, yabeshya ariko nyobozi, arayibeshya ngo nta mama ngira, ababwira amateka y'ibyabaye mu Rwanda nta byamubayeho, arabwira ati nta mama ngira, baramufasha barwana nawe bagira n'agahinda, bamwe baranarira. Imana ibaha umwuka wo guhishurirwa. Abantu ntimwamenye ibintu batunze, ntimwamenye aho mwabikuye, ntimwamenye impamvu bibatera. Arangije rero kubabeshya, umunsi yakorewe ubukwe mama we yaje mu bukwe yambaye ibirenge. Ntago ndibabwire paruwase byabayeho kuko nabonye abakristo baho. Mama we yaje yambaye ibirenge, baramubwira bati ni wowe mama w'uruna, bagwa mu kantu bose, baguye mu kantu bose. Iyo myaka yose yari amaze imyaka myinshi agendera hehe? Mundebe hano bigisha ikintu. Buriya Satani umugome, iyo ubayeho mu kinyoma agusaba kudoda ibicocero byinshi bikomeza kukirinda, agusaba gutekinika cyane ngo batazabivumbura, ugakora n'ibindi binyoma, ikinyoma kikava hano kikagera iriya. Urumva Dawidi amaze gusambanya Betisheba, amasanze yaramuteye inda, umutima aramubwiye ati rero bazabimenya, tumira umugabo we ushaka uburyo washushanya utekinike. Ariko reka mbabwire, turi imbere y'Imana ishaka ko dutandukana, kandi Imana irashaka kugaragara. Sizi impamvu aya magambo nyatinze. Dawidi atumiye Uriya, na ejo bundi nasomye biriya nitonze, nza gusanga aya magambo ntajyaga nsoma neza nitonze, kandi iyo nyigisho najyaga nyigisha. Amaze gutumira Uriya ngo yamutekeshereje ibyo kurya byiza, ntabwo yari asanzwe. Urumva hari zakeya ariko zijyana n'ikinyoma. Faites attention mes chers amis, barokore muri tonde, hari zakeya ariko zijyana n'iki. Minsi yashize hari umuntu wambwiye ngo wari umubyeyi umwe ni umurokore w'umutesi, ngo yari afite umugabo wakoreraga mu majyepfo amurindisha umuntu bakorana w'umugore. Barangije barasohokana n'uwo mugore bakajya bijyanira, yamubaza amakuru ati umugabo wanjye ati rwose ameze neza aracyakijwe none wamutwaye. Faut faire attention. Dawidi abonye icyo kinyoma kidaciyemo, kuko Uriya yagiye kuryama, ajya kuryama n'abandi basirikare bari barinze Dawidi kubera impamvu ebyiri. Ngo ari yanze gusiga Yowabu ku rugamba, icya kabiri yari yanze kujya kuryama ari kumwe n'isanduku y'iki, isanduku y'isezerano iri ku rugamba. Imana ntizemera ko ikinyoma gikomeza kwibika. Ushaka wabwira Imana uti Imana ndashaka gutandukana n'ubuzima bw'ikinyoma. Bibiliya iravuga ngo umunsi wa kabiri nahasomye nitonze nababara, Dawidi kubera kurinda ubwo buzima adakeneye ko babumenya, adakeneye ko bamuvumbura. Murankurikiye? Umunsi wa kabiri Satani aramwongora ati musindishe, ube shefu w'abantu bashinzwe kugenda bamuha inzoga, namara gusinda cyane atahiwe indi zamwitirirwe. Imana irahagarara irema mu mutima Uriya wasinzira amubwira ngo ntujye kuryama. Dawidi nukuri yicaye ku ntebe, ayicaraho neza kubera ikinyoma, aricara abwira abahereza, arababwira ati mumuhe. Baranywa, aranywa, Uriya ziramwicara sinda hinduka umusinzi. Mwibuke Dawidi w'umunyamwuka kubera ko yatindanye n'imbaraga z'iki, ngo arangize asanga Uriya yagiyeyo, ahita yandika urwandiko rukomeye rubi cyane, abwira Yowabu aramubwira ngo mushyire imbere muhane aze gupfa.
ko Satani niko yamwongoreye. Murankurikiye? Ngo arangije baramuhana. Bamaze kumuhana, abagabo bamwe b'Amowabu baramwica, nako Abamoni baramwica. Bamaze kumwica, icyambabaje suko Uriya yapfuye nuko hari izindi nzirakarengane zakundaga Uriya zapfanye nawe. Ngo barabahanye babatera ingasire ngo baziza, babaye mu cyaro babakubita ingasire mu mutwe, barapfa. Uriya arapfa. Ngo bazane inkuru Dawidi. Murankurikiye? Bazane inkuru Dawidi ko abantu bapfuye, ngo asa n'urakaye, ariko baramubwira ngo ushyiremo ko na Uriya yapfuye. Ngo baramubwira ngo abantu bapfuye, ngo ariko na Uriya yapfuye. Arabwenge kubera ko babiziranyeho. Murankurikiye? Kubera ko babiziranyeho, Dawidi yavuze ijambo ribi. Yaravuze ngo inkota yica umwe isigaje undi. Ntacyo bitwaye. No, ntacyo bitwaye. Nimusoma Zaburi ya 51, abahanga ba Bibiliya bavuga ko ariyo Zaburi y'intege nkeya Dawidi yanditse mu buzima bwe. Arimo yandika inspiration cyangwa inkomora ndirimbo yaturutse yakoze ubukwe bwihuse. Ikinyoma kigira ubwiza. Ngo yahise akoresha ubukwe bwihuse. Nasomye biriya ngo ndebe undi muntu wazanye umwuka wo gukoresha ubukwe ariko yarateye inda, nsanga ni Dawidi, we fondateri w'uwo mwuka. Ngo ahita akoresha ubukwe. Muzi ubukwe bwa Betisheba, abantu babwitiriye impamvu ebyiri. Baravuze ngo yo Dawidi ni umuntu mwiza ucikura abagore b'abagabo bapfiriye ku rugamba. Yo Dawidi ni umuntu mwiza wita ku muturanyi we wagize ibibazo akamucikura ntakorwe n'isoni. Ariko Imana, reka mbabwire ikintu natinyiye Imana, iraceceka cyane. No mu gihe abantu bari gutoba ibintu igaceceka ikabihorera, abantu bakagira ngo Imana ntabwo ihari. Ariko ibihari yose ako kantu musaga atinyira Imana, kuko Imana ikunda guha umuntu igihe cyo kwisubiramo igaceceka. Umuntu akasambana, akaba ubuzima bw'ikinyoma, akagira gute. Njyewe nabonye byinshi kubera kuzenguruka ahantu henshi muri uru Rwanda no kugenda mbwiriza. Twagize abavuga ko umuntu asambana bikazagera ku rwego bamufata, kandi yaje kuwa mbere akavuga Imana kumwima, kuwa kabiri akajyaye, kuwa gatatu akajyaye, kuwa kangahe akaza akavuga, kugeza ku rwego bamufata akarohereza n'amafuta. Imana yaracecetse. Ni ukuri kw'Imana nta na rabisha ko tako ntayo. Mugasengana ukumva Imana irimo iramutaruka ivuga ngo nzakugirira neza, naho kuzamubitira ahantu ikamugarura ukuntu. Imana iteye ubwoba, ntago mwayifatisha uko muyumva. Tuzarinda dupfa tutararangiza kuyibwiriza uko ingana. Iteye ubwoba. Turi imbere y'Imana imeze gutyo, iceceka ibintu byapfuye, ikihorera abantu, ntirwana n'amarangamutima yayo, ntashyuha vuba. Igihe kigeze Dawidi ngo akora ubukwe bwari burimo ibintu kugira ngo ajijishe. Ubwo namwe murumva dekorasiyo. Iyo mpamvu ngewe buriya ntabwo nkunda ibintu umuntu w'Imana yahaye ibintu byinshi. Iyo umuntu w'Imana yafashe ibintu bye akabiha ibintu byinshi, mbigira ubwoba. Hariho n'igihe aba ari kujijisha. Wagize umuntu wajyaga akora ibyaha muri korali, umunsi umwe yadukwaho n'umwuka wo kubyina cyane akatubangamira, kazajya abyina utari usanzwe ubyina. Ubwo kubyina umwuka wera yarakugendereye na harimo aratujijisha. Nyuma twaje kubimenya rero ko ari ukutujijisha. Murakurikiye? Dawidi rero ari mu bukwe, ubwo ageze muri Zaburi 50:16, ari mu bukwe, barimo baseriva inyama ngo bamugereho, agiye kubona inyama ya Uriya, ahita abwira Imana mu mutima atabivuze, aravuga ati wankiza urubanza rw'inyama y'umuntu. Nahera ko nkaririmba indirimbo zo gukiranuka, ndashaka kuzirimba nkuko nari nsanzwe ndirimba, nkumva wapyagiye. Buriya mundebe hano, ngiye nakuriye mu bintu muri ADP, ibintu by'umwuka wabeshya abantu batabizi. Njye kubwiriza mbuga ngari, abantu bambuga ngari begereye umupaka bavuga igiswahili ariko si abakongomani. Faites attention. Iyo bana n'abanyamwuka umenya aho batangirira kuvuga shaboda, ugahita wirebesha nabo ugakanga umuntu, ukamushyiramo umwuka wo kwikanga mu kanya ukamuhera ubuse. Urebye umuntu hano imbere yanjye, urabona amasezerano afite arayo kurya, ukurikije amatama arimo ibiryo, wamwohereza i Dubai. None se mu bantu yengeye mu mwuka.
fo kwitonda. Dawidi rero arangije abwira Imana, arayibwira ati ariko ntunkureho umwuka wawe wera. Yarazi cyabaye kuri Sawuli, yaravuga ati imbaraga zanize Sawuli, Imana ninkura umwuka wera ziraniga, nizanjye ubwanjye zingendaho runo ziniga. Mana umbabare ntumure umwuka wera. Ayongera kubwira Imana, arayibwira ati Imana uwongere kumpa kunezezwa n'agakiza, ongera numva agakiza kanejeje. Ubu hari abantu bataye uburyohe bw'agakiza, kurimba yaririmba umunezero w'agakiza waragiye, waravuyemo, ubuzima bayemo abizi neza ko ari ikinyoma. Ndabizi ko mutari bukunda aya magambo, ariko niyo nyigisho ikomeye Imana yamara. Arangije aravuga ngo Mana nubwo nategura igiterane, nkaririmba mu buryo ntasanzwe ndirimbamo, nkacuranga, nubwo naguha ibitambo bingana gute, wa mutima umenetse natakaje ushanjaguwe niwe utazasuzugura. Agira amahirwe, Imana iramugenderera kuko yakugendereye uyu munsi. Umuhanuzi aramugendera, amucira umugani, amaze kumucira umugani Dawidi aza kubyemera, Imana iramubabarira. Nibwo yaririmbye Zaburi ya 32. Aravuga hahirwa umuntu wabara ibicumuro bye, ubuzima bwari bugarutse. Hahirwa umuntu wabara ibicumuro bye, ibyaha bigatwikirwa. Hahirwa umuntu witeka atabaraho gukiranirwa umutima ntube mu buriganya. Ariko ageze hepfo agakantu mu gatahane, Imana ntabwo igira incyuro, ariko igira incyuro ntagatifu. Mumvugira ibyo navuze, Imana nta ncyuro igira, ariko igira incyuro ntaga. Ku murongo wa 8 yabanje kumwemerera, amubwira ngo nzongera nkwigishe, mwereke inzira nzakugira inama, ishoro ryanjye rizakugumaho. Muri Zaburi ya 32 umurongo wa 8. Ariko igeze hepfo yamubwira ngo ntukamere nk'ifarashi zikururwa n'ibyuma. Nkaye kamubwira ati jya umenya ko uri umunyantege nkeya, igihe ubuzima bwawe bwinjiriwe ugaruke vuba. Imana biramubwiye. Dawidi arabutse, Imana imfasha aya magambo muyumve. Kimwe mu kintu gituma Imana itagaragarira mu buzima bw'abantu ni ikinyoma. Kandi ikinyoma yicubitse kigenda kiyongera. Ijambo rya kabiri bituma Imana itagaragarira mu buzima bw'abantu ni ukwirwanirira. Kwirwanirira. Iyo umuntu afashe ubuzima bwe akabugira ubuzima, akaba ari umuntu w'Imana, agashyiramo akantu kitwa kwirwanirira, Imana iramureka. Murankurikiye? Igihe umuntu akigaragaza ko agishoboye, igihe umuntu akigaragaza ko agifite imbaraga, igihe umuntu akigaragaza, reka babwire, muri iyi minsi hari imyuka ngenda mbona ifata abantu b'Imana, kandi na Nyarugenge ndabibabwira. Abagore benshi kubera bakorera mu kazi naho bahura nabo, baragenda bagira umwuka wo kwambara ubusa, bakagira ngo nibyo byatuma umugabo aguma mu rugo. Jamais. Ugasanga bamuganirije, reka mabwire, niyo mwazambara ubusa ukamwereka n'ikibero, ukazajya usohoka mu nzu wambaye ubusa, ukagenda ukagera ku kazi, ntabwo ari byo byatuma agira umutima wo kugukunda. Ahubwo uko uburyohe bw'Imana bukuvaho, niko n'umutima ugenda uguhugwa. Ndabakopeje, uzangurira fanta orange, nari mbonye mundebera. Ibintu rero abantu baragenda birwanira, bagenda bubaka ubuzima ukuntu usanga ubuzima ari ukwiyaranja, kwirwanaho, bagashyiramo kubeshya, bagashyiramo ubwesikoro, bagashyiramo kwimanganya, ubusambanyi bukaba bwikubisemo, ibintu byose bikaba bije. Imana imfashe muze kubyumva mu izina rya Yesu. Dufite abantu b'Imana bari kugenda banywa inzoga, muzi impamvu, muzi why? Cyane cyane abagabo. Nabitekereje kandi ndabivuga nitonze, muranyumva. Haranywa inzoga kubera iki? Kuko bateye ubwoba, nudakora ibi n'umugore, ubwo abubatse ngo muranyumva, ndabivuga mu buryo butari bwangiza umutekano wacu. Nudakora ibi ngo bigenze gutya, kandi cyabigushoboza nakayoga kazamura spirit, kagira ukuntu kagucangamura, kagira ukuntu kagucangamura, ugasanga yasubiye ku nzoga kubera imbaraga z'ikinyoma. Mwibuka yuko kuva hasi kugera hejuru ni Imana yatwubatse. Imana itakinguye nta wagukingurira. Imana yakinguye nta wakinga. Imana yarwubatse nta warusenya. Haleluya! Bene data, haleluya! Imana yakwemereye inkunga ikayizana, nta wabihagarika. Mu bintu Imana igirira abantu bayo nuko irwanirira igisubizo cyabo nta wakiyobya. Dawidi bari bakiyobeshe, nibwo bwa mbere umuhanuzi Samweli yavangiwe, yagiye gutoranya kwa Yesayi umwami agezeyo, ariko bitewe n'ibanga Imana rifitanye na Dawidi, ntazwi, ariko Imana bafitanye ibanga. Ntazwi mu bantu, ariko we n'Imana ifitanye ibanga. Isaha n'isaha yamurwanaho, isaha n'isaha yashyira ku murongo. Murabona mwega yisigana,
nutagira Imana ngo izajye imukatisha amaso uragira ngo uzamukatisha ibyo wakora byose. Yewe n'abana nitutitwara neza ngo tubane n'Imana neza ducyahira abana, nta systeme nimwe izabiburizamo. Ariko Imana ni mubana neza azajya kureba muri systeme itariyo cyangwa mu bikore itariyo, ya ku ruhande shanziranye na Ruwize mama wawe. Ibyo bintu ndabibabwiye, mureke tuve mu buzima bwo kwirwanirira. Ngo hageze rero reka mabwira akantu nakunze. Ngo arebye umuhungu yitwa Eliya, umuhungu wabaga mu gisirikare cya Sawuli. Ngo arebye pinya, arebye igihagararo n'inzobe, aravuga ati nukuri ngo ni Uwiteka yimitse. Ariko Imana yari ifite undi iramubwira ngo no, njyewe hari ibintu ngenderaho, ntabwo ndi Imana ireba ibigaragara gusa, ndeba n'ibitagaragara. Namugaye ngo bagira abantu 7, Dawidi yari mu bisigazwa mu byasigaye. Ariko Imana yibutsa Samweli kubaza Yesaya ngo nta wundi usigaye. Akimubaza aramubwira ngo hari undi bagiye intama, donc ari mu bisigazwa, ntashobora gutumirwa mu birori. Ariko we n'Imana babanye neza. Ikibazo si ubuzima urimo, ikibazo imibanire yawe n'Imana imeze ite, ikibazo sahuri, ikibazo wowe n'Imana mumeranye mute. Nabonye ukuntu Imana irwana ku muntu, Imana iramurwanirira. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo baramutumira, urumva ntiyagize umwanya wo gukaraba, ntiyagize umwanya wo kwihezura, nta minsi amaze yitegura umuhanuzi. Akaba n'umutambyi Samweli ntayamaze, aranuka urushyamba, icyo ni ukurwana n'intare n'indubu. Ariko we n'Imana babanye neza, ku buryo uwo munsi utari bumusiga Imana idakoze. Haleluya. Uwo munsi ntushobora kurangira Imana idakoze. Ngo akihagera Samweli amurebye aravangirwa. Nimutekereze ko Yesu amusukaho amavuta. Nasomye biriya nitonze, byasabye Imana kumusobanura uwo ari we. Buriya Imana nidasobanura uwo uri we ntago bazakwemera, ntagashobora kukwemera, ntagashobora kukwemera. Muri barwana intambara nabi, niyo wabeshya ugashyiraho no gushushanya, hari ibimenyetso byinshi ufite byerekana yuko badashobora kukwemera. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo nuko Imana iramubwira ngo musukeho amavuta ni uwo. Nabisomye nitonze, musukeho amavuta ni uwo. Mu yandi magambo, ntutegereze undi. Ngewe wanzurira Isiraheli, ngewe ushakira umwami wa Isiraheli, ngewe utegeka, namaze kwanzura ko ari we. Iyo ubanye n'Imana neza, no mu gihe cy'ibisubizo nta systeme yakiba. Baterana imyanzuro ikarangira itagize ikifata. Umunsi wo gukora kw'Imana, Imana irakora. Tuyihereze icyubahiro rero. Mu ntambara tugira zigabanyijemo ibice bitatu, ndabivuga nihuse. Igice cya mbere, Yesu ashimwe, ni intambara zigira abavugizi. Iyi ntambara zidutera ariko zifite abavugizi. Ubwo ndashaka kuvuga nde? Ndashaka kuvuga umwami wa Ashuri wari ufite Rabushake. Rabushake yarazi kuvuga. Usikoye numvaga urunyarameya, naratunguye yavugaga n'Ubuyuda. Akanshi izo ntambara zidutera zifite abavugizi, murangukiye, nta kindi baba batubwira ko Imana yacu nta kimaze, tuzapfa, turukuntu usa, umuntu ufite umusatsi w'injwiri nkawe, ufite n'ibimenyetso byo mu cyaro habaga inyatira cyariho, akagucangamura ku buryo agutotora akakugira zezenge. Ariko iyo ageze kuri ba Hezekiya babanye n'Imana, Hezekiya yarababwiye ati hari ikintu kimwe ngira ngo mbabwire, Uwiteka Imana niwe usanzwe turwana intambara zacu, kandi aka kanya mwuka ndamwumva amanutse kongera kuturwanirira. Mwumva amagambo arimo avuga, kandi Rabushake baramwinginze, yarabanje avuga amagambo arimo agashinyaguro n'agasuzuguro. Araza arahamagara intumwa zari zivuye kwa Hezekiya, arazibwira ngo iyo Mana mwiringiye ni Mana ki? Imana ishimwe. Mu buzima bwawe niba kuvuga, reka bajye bazanamo na dosiye irimo Imana yawe. Ako kantu karafashe. Niba kuvuga bajye bazanamo n'Imana, niba yizanamo ubwo iherezo ryabyo rizaba ryageze. Imana ntishobora gukomeza kwihanganira kumva abantu bayivuga bayishyira muri dosiye zabo. Ariko mu gihe cyose bakuvuga n'ibashyira Imana yawe, uzaba uhombye kabiri. Ngo barangize rero, aravanga Imana mwiringira Imana kiri nk'urubingo rusadutse, ni nka Egiputa, nimuyiringira muzakorwa n'isoni. Agera no kubera basuzugura,
aravuga ati twakoze ubutasi twumva nta n'intwaro mufite, none nabatwerera amafarashi 300. urumva ikindi gikuri. Yesu ashimwe. Ntimukomeze kwiringira imana yanyu. Ezekiel ngo agiye gusenga, imana imukopeza uburyo ari gusenge kugira ngo imana ihuze icyo asengeye n'iki giye gukora. Hagati ya Ezekiel azabona ishimwe. Ngo agiye gusenga, arasenga ngo aravuga ngo mana yaremye ijuru n'isi. Muzi impamvu? Nimo kuvuga ngo mana hari undi wiyitiriye yuko nawe yafashe ibihugu agafata abami, agafata n'imana. Ngo ageze hepfo aravuga ngo icyo akora abo bamavuga n'imana avuga yazifashe, ariko itandukaniro ryawe nabyo nuko izo mana ntizivuga, nta nubwo zumva. Wowe ndakuzura avuga kandi urumva. Ngo arangije kubivuga aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe mana. Imana ituma Yesaya amubwira ngo kubera agasuzuguro nzamushyiramo ikiziriko asubire yamwaye. Yohereje marayika umwe. Mundebe hano mbigisha akantu mutari muzi ku mana. Yesu ashimwe. Ariko duhamagara Imana twebwira ngo mana ngwino ukore, mana ngwino ukore, nibyo rwose. Ariko ntabwo Imana yaza ije yose wapfa n'ibyo ikoze bigapfa. Ahubwo yohereza akantu gato ikagaha imbaraga zingana n'izo yari gukoresha gakemura ikibazo kigakemuka. Niba ari nzayohereza umuceri wamara kurya ukumva ko Imana yaje. Imana irasuzugura cyane ibintu babikabirije. Muzi ko no mu rugamba rwo kumanura Satani mu ijuru ntabwo Imana yahonetse kugira ngo tazajya tuvuga. Hari indirimbo turirimba yaradufashe kera cyane, ariko sibyo. Mufata Satani mukoza hirya mukoza hino mumena impanga. Jamais. Ntabwo Imana iri ku rwego rwo kurwana na Satani. Ntabwo Imana dukorera iri ku rwego rwo kurwana na Satani. Ntabwo ari byo. Yafashe marayika Mikaeli aramubwira ngo haye imbaraga genda ubamanura, kugira ngo muri dosiye tutazajya turirimba ngo nuko Imana yamufata mu ijuru. Jamais. Byadufashije kera kandi twabigiriyeho umugisha, ariko sibyo. Ntabwo Imana iri ku rwego rw'abadayimoni. Ntabwo Imana iri ku rwego rw'umwami wa Ashuri. Imana iriyizi neza ku buryo nubwo tutayivuga. Muri Yesaya 45 irivuga ngo ni njyewe Uwiteka, nta yindi Imana ibaho uretse njye. Urumva ukuntu yivuga? Nubwo tutayivuga, nubwo ntabwiriza, nubwo twaceceka, dukorera Imana yiyizi neza kandi yivuga. Haleluya. Ngiyi imiterere y'Imana yacu. Rero bene data reka mbabwire ikintu gikomeye. Byarangiye umwami apfuye n'abasirikare be barapfa 144 bose barapfa. Intambara ya kabiri turwana nayo ni intambara yo yivugira. Ntabwo igira umuvugizi, ahubwo yigira gute? Goriyati nta muvugizi agira yivugira. Kosha uneye gutyo uzi ko nge ndimbwa, ariko wari umuteye yari umugabo uzimana. Aramubwira ngo nge nguteye mu izina ry'Uwiteka, Imana ya Israeli wasuzuguye. Nkurikije agasuzuguro ufite irakungabiza uri musha. Mumbabarire mbabwire ikintu. Nimuva hano mwizere mufate ibyo mwitaga intambara. Murankurikiye? Mubibwire ngo kubera agasuzuguro munafite. Kuko hari amagambo atatu mu Kinyarwanda abantu benshi batazi cyane abanyamugi. Hari agasuzuguro, hari agasomborotso, hari n'akanyaro. Ni amagambo atandukanye ku bwako bw'Ikinyarwanda. Agasuzuguro umuntu ashobora kugusuzugura akagenda, ariko iyo bibaye agasomborotso batangiye no kugukubita iki. Iyo bibaye akanyara batangiye no kuza mu cyumba. Iyo byageze kuri urwo rwego murankurikiye ugahaguruka mu izina ry'Uwiteka, iyo ntambara irangiye. Hari ibintu mukwiye kuva hano mukabihagurukana, mwarangiza mukango ngende umukristo nzahora ndiwe. Hari indirimbo mugomba kongera kuririmba, imitima yanyu ikaziririmba. Yesu ashimwe. Intambara ya nyuma turwana nazo ni intambara zicecetse, zo ntizivuga sinzitindaho. Imana imfashe mu byumba. Yesu ashimwe. Iyo twirwaniriye aka kantu mugatahane, iyo twirwaniriye hari igihe dutabashe sinko bivuga, hari igihe turwana n'ibitari byo. Hari igihe ndwana na Ruwize kandi biri muri Ruwize ari byo biri kundwanya. Murabyumvise? Iyo turetse Imana ikaturwanirira izi tekinike ya buri rugamba, kuko intambara zose turwana nazo ntabwo tekinike ari imwe. Ushobora gukoresha amagambo ukavuga nabo ukagira ngo birakemuka, ahubwo ukabura yongereye, ukabuhindutse umwe mu bafana b'intambara. Voilà. Ushobora gukoresha tekinike yo kurakara ukabuhindutse umwe mu bafana b'intambara. Kubera iki?
Dawidi akigera ku ngoma abafilisitiya baramuteye, abaza Imana arayibwira ngo mbatere ndabatsinda. Imana iramubwira ngo batere kandi urabatsinda. Murankurikiye? Icya kabiri, undi munsi bongera baramutera kuko ntibacitse intege, nta gihe intambara zizashira. N'umuntu uzaguhanurira akakubwira ati intambara zirarangiye ukiri mwisi aha dasakaye, azaba gukubitiye ikinyoma, uzamubwira uti ntabwo umuhanuzi w'Uwiteka. Umunsi wa kabiri rero bamuteye abazima, Imana ngo fete attention ntuhute ngo batere. Urumva ati bahinduye uburyo bw'imirwanire, n'Imana ihinduye tekinike. Imana niyize uburyo warwana intambara urimo. Ni wirwanirira uzahati baba, kuko nabibwiyeho mu iteraniro rya mbere, uzahati baba cyangwa se utape hashi Yesu, urwane n'ibitari byo, urwane n'abantu, uburanye abantu, ujye ubatekereza nabi, umutima wawe uvurike, urware depression, uraruhangayitse, umererwe nabi. Ariko nusenga Imana ikakurwanirira, izakoresha tekinike ikwiye. Haleluya. Icyanyuma kugira ngo dusoze dusenge, Yesu ashimwe. Icyanyuma gituma Imana itari gukorera mu buzima bw'abantu cyangwa itari gukorera mu buzima bwawe, ni ukugirira ubwoba ibyo Imana irusha imbaraga, ugatangira no kubishyira hejuru. Dufite abantu benshi bamaze gutakariza Imana icyizere, ariko bene dareka mbabwire, hari ikintu kimwe abantu bibeshye. Mutekereza ko Imana itari updated nkuko tubivuga mu Kinyarwanda cy'iyi minsi, Kinyarwanda frangere. Mutekereza ko Imana itazi ibigezweho? Imana izi amafaranga ikiro cy'isukari kigura mu Rwanda, kandi mbere yuko kigura yo kigura, Imana yari ibizi neza ko kizaba kiyagura muri 2021. Imana dukorera, Imana turimo tuvuga kakanya, murimo muririmbira, ni Imana izi uburyo ibiciro ku isoko bihanitse cyangwa se biterwa nuko bigura. Ni Imana izi aho utuye, ni Imana izi ubuzima ubayemo, kandi mbere yuko ubugeramo Imana yari ibizi neza. Imana ntimukayifate nka old version, nk'Imana y'ibintu bya kera. Ni Imana izi ubuzima turimo, izi buri kantu kose, kandi ntibisaba yuko tuyibwira amakuru ngo tuyihe raporo. Oya, Imana ibizi neza. Abantu benshi rero bakunda kugwaho iyo bari kurwana n'ibintu biremereye, n'ibintu bibarusha imbaraga, bakunda kubigirira ubwoba, barangiza bagatangira no kubishyira hejuru mu magambo yabo, ugasanga Imana ntabwo bamenya ko ari Imana y'imbaraga. Abatasi 10 bazanye raporo, n'amagambo mwasomye mu gitabo cyo 14, ngo baraje bari bazengurutse igihugu, basanga ibintu Imana yavuze n'ukuri, basanga ni igihugu cyiza cy'amata n'ubuki, ni igihugu gifite imbuto z'umwima mbere, ni igihugu kimeze neza, ni igihugu kiguwe neza. Ariko ngo bagera mu gace basanga hari abagabo barebare b'abanaki, abatari bafite kwizera, ngo bahita bataha, babwira iteraniro ry'Abisirayeli, barabwira ngo tugeze mu gihugu uko Uwiteka yakivuze niko kuri. Ariko abagabo tuhasanze twirebaga tubona tumeze nk'inzige, Imana ihita ibashyira ku rutonde rw'abatazarya amasezerano. Kubera iki? Bari kujya nk'inzige, bakaba mu gihugu nk'inzige, bagasenga nk'inzige, imyumvire y'inzige. Nimugira ubuzima bumeze nk'ubw'inzige muri uyu mujyi wa Kigali, muzahora muwuzereramo. Ibyo ndabibabwiye. Uzimukira hamwe usange bararuga, utekereze ko Imana itabarusha amaboko, no mu Gatsata niwimukira usange bararuga. Uburimo muzahora abantu bazahora bazerera. Biradusaba ko tugira kwizera ko Imana irusha amaboko ikintu cyose. Ariko ngo haba hari abagabo babiri, bo ntabwo barebye abanaki ngo babone uburebure gusa, ngo ahubwo bagiye no kureba uko babayeho, ngo barebe niba hari ikintu kibakingira, barebe Imana nibiri mu ruhande rwabo, ngo basanga nta kintu kibakingira, abo barataha. Ngo bageze mu iteraniro barabibwira ati nimuhumure mwe kurira. Abo bagabo twababonye natwe, ariko twaza gusanga nta kintu kibakingira bafite. Murankurikiye? Dukeneye guhindura ubuzima. Niba Kristo ari we twize mu by'ubugingo, dukeneye guhindura ubuzima bwo kumugirira icyizere ko afite imbaraga zo kutubesha 2021 na 2022, ko afite izo mbaraga. Dukwiye guhindura iyo myumvire. Yosuwa rero na Kalebu ngo bavugira rimwe, barababwira ngo yo twebwe ahubwo mureke duhute tujyeyo kuko igihugu kireze. Mundebe hano, muzi ikintu kibi cyahabaye. Imana yari yacunganye nuko imbuto za mbere zeze, kugira ngo bagere mu gihugu batarasaruraho na rimwe. Nono bazirye, abanyagihugu bahunge, bazirye guhera ku za mbere kugeza ku za nyuma. Imana ntiyari yabikoze neza.
ariko kubera kutizera murankurikiye byarangiye Yosuwa abwiye ati tuzabarya nk'imitsima nta kibakingira bafite. Murankurikiye ngo ntibizera Imana itangira gufata imyanzuro itariyo, iravuga iti ndabica we. Ukuntu aba bantu nari naraberetse ibitangaza, habereka imirimo, habereka ibintu bikomeye nakoze, ntabwo bari bakwiye gutinya utu tuntu. Buriya umuntu washiriwe n'imbaraga z'umutima atinya ibirutwa n'ibyo yigeze gutinyuka. Ariko Imana yongere duha imbaraga, Imana yongere duha imbaraga muri iri teraniro, Imana yongere gusukira imbaraga zo kwizera. Haleluya. Mbabwire utundi tuntu dusenge. Buriya icyari gikomeye ni ukuva Nyamagabe ukagera i Kigali. Kuko kwiga rompuwe nibyo byari bigoye. Mundebe hano, ndabizi ko muri iri teraniro hari abantu binjiye mu mujyi kubera ko baje kwiga bagakwamira hano. Hari abandi baje muri uyu mujyi batwaye ishashi yonyine bakahagera. Hari n'abandi bahavukiye. Igikomeye rero ubwo ndavuga bavuye mu ntara kwari ukugera hano. Kuba warahageze, imbaraga igishoro cyose Imana yakoresheje ngo yakugeze izananirwa no gushora igishoro cyo kurinda ibyagezweho. Icyari gikomeye ni uko wubaka urugo kandi uri imfubyi, nta tante nta runaka ukugira inama. Kuba wararwubatse ukanabyara urashyigikiwe, byagakwiye kugutera kuvuga ko n'ubuzima busigaye Imana izaburimo. Mureke dushingira ku mateka yacu, twongera turemesha imbere hacu. Shingira ku mateka yawe y'Imana yakoze. Icyari gikomeye ni uko warokotse, ntibaguteme nk'uko abandi babateme. Kuba rero wararokotse ukwiye kongera guhagarara ukavuga ngo Imana nibisigaye izabikora. Mwitakaza ibyiringiro, uyu mujyi wibacanga, Imana iracyawufiteho amaboko. Mu bintu Imana ikiyoboye n'ubuzima bwo mu mujyi iracyabuyoboye. Mu bintu Imana ikiyoboye, haleluya. Nukuri bavuga ko mwisa akazi kabuze, ariko mu Mana ntabwo kabuze, kuko hari n'umuntu wagahawe uyu munsi. Ubuse murabyumvishe? Nza abantu basinye kontara muri corona, mwebwe muri mugo barabahamagara wadusinyira, kandi abandi barabirukanaga. Ibintu by'Imana biteye ubwoba. Ariko kuko igihe cy'Imana cyari kigeze, Imana ntiyitaye ko corona yaje, ntiyitaye kuri guma mu rugo, yitaye gukora kwayo. Dufite Imana iteye gutyo, Imana iteye gutyo. Icyari gikomeye ni ukugera aho ugeze. Ubu Imana izabura ibiryo byuzuye yawe, ntabwo Imana izabibura. Yesu ashimwe, haleluya. Mbabwira akantu dusenge kanyuma tugiye gusenga. Kamumbe bibiri ndumva hari kuza byinshi. Buriya Imana izi ibintu bijyana ku muntu wese, itinda kubikwima ariko izi ko bijyana. Mundebe hano, ndashaka mundebe, biradusaba kwizera gukomeye. Abigishwa ngeze muri Yohana 21 bajya kuroba ku nyanja ya Tiberiya, bari bivumbuye bava mu muhamagaro. Kandi mwibuka ko Yesu yavuze ngo bahinduye abarobyi biki. Mbigisha akantu, iyi Imana ivuze ivugana na systeme yose, ivugana n'imikorere myinshi, niyo mpamvu ivuga amagambo make. Habimana ivuga muri detaye. Yaravuze ngo mbahinduye abarobyi b'abantu, ntiyavuganye n'amafariko amafarumva. Aravuga ngo nibagaruka batoherejwe nawe bazatubura kandi batureba. Buriya ntabwo Imana yavuga ko izaguha umufupa n'isombe, ivuge byose, iguhe wonje iguhe ibiki niba warasimbutse ibintu byose. Izavuga ko izakugaburira ibiri mu ruganda bivuga ngo wi mbaye designed mu Buhinde, ariko ngiye kureba ni pasiteri uyobora paruwasi ya Remera, kandi ibyo kurya bye yari kurya nta muntu umwe bwuzabirya, kuko Imana izi kunyuranyamo ibintu, kimwe gisanga undi, ikindi gikwe undi, ikindi gicutse. Ntabwo nzi ubuntu ndabibabwira. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo bahageze Petero nk'umuhanga mu by'amazi wari wanagiye yarakaye yavuye mu muhamagaro, yari kumwe n'abandi 8, ngo agatega amatwi akumva amafarimo yatera iburyo akayabura. Kubera iki? Mwibuka ryajambo babwiye ngo bahinduye abarobyi biki. Buri ibintu byose byumvira Imana, n'abantu bananiye Imana, ariko ibindi bintu birumva. Iyi parafu Imana ivuze ngo nigende yagenda ubutazongera kuyibona, ariko ivuze ngo komera, nubwo yaba yoroshye yakomeza gukomera. Inyuma ya buri kintu hari itegeko rikiyobora. Imana ivuze ngo ubaho urabaho, niyo hasi bikwica biraza bigapamera yuko upfa. Imana ivuze, reka mabwire, Imana ifite imbaraga. Imana dukorera, Imana yaduhamagaye,
Imana yadutoranije, Imana yanzanye, Imana mwaririmbiye, ni Imana ihambaye kurenza ibindi bintu byose. Bene data, ntabwo mukwiriye gupfa muri imbere y'Imana. Ngo bararoba, Petero akora n'ikosa rikomeye, afata ikanzu yambaraga ari kumwe na Yesu ayivanamo kugira ngo n'amafi aragerageza, ngo biranga, habe no gufata milipate kakandi kagira amaguru 1000. Igeze mu rukerera Yesu araza, arabahamagara ababwira ngo bana banjye hari ifi mwafashe. Kubera intera iri hagati yaho Yesu yabasize naho bari bageze, ntago bumvishe ibyo kandi bari basanzwe baryumva. Ubu hari abantu batari kumva ijwi ry'Imana ry'umunezero, hari abantu batari kumva ijwi ry'Imana ry'amahoro. Ariko ni muhumure, haleluya. Imana iri hari kugira ngo ngere hafi yayo, mwongere kumva ijwi ryayo ryiza rinejeje. Ngo byange rero yongeye ahita babwira ngo nimuhindure, murafata mutera iburyo murafata. Ngo akibivuga amafi sinzi yavuye. Aha ndashaka kubigishirizaho tuntu ku Mana mudutahane. Muzi ikintu cyantunguye, ntabwo amafi yose yari ari mu nyanja ba Petero bayarobye. Barobye ari selected, atoranijwe yabo. Ntabwo mubyumvise. Barobye amafi atoranijwe ariko ya ba Petero nabo bari bari kumwe. Bivuga ngo harandi yagize gute? Ayasigayemo rero hari nundi, hari na Claude, na Jean Paul, hari na Louise. Imana ibizi neza. Kandi ni muhumure mbabwira ikintu gikomeye, nta kibazo cy'ubukene Imana iragira. Irakize ku rwego yapfumba turi gipfunsi kaguhaza. Ijambo rindi rikurikiye ngo barangije kuroba, murankurikiye, Yesu abakorera gashya. Ngo abambukana bagejeje ku nkombe, bahasanze ibintu bitatu. Bahasanze umuriro, bahasanga n'amafi yokeje batazi igihe yokerejwe, bahasanga n'umutsima. Imana irabizi ko ku Muyuda ifi ijyana na capati. Uriya nubwo Imana yatinda kubiguha, ariko izi bintu bigize gute? Kandi ikibazo Yesu yashatse kwerekana nuko muri yo birimo. Niyo akabwiye ba Petero ati nimuguma muri jewe, mwebwe mugagumamo gusa. Mukagumamo. Ndabizi amafi arimo yokeje, muzajya mubona yokeje mutana yaruhiye. Mwebwe mugume mu muhamagaro, mugume masize, mukora ibyo mukora. Kandi bayobozi bacu byaje gusohora. Umunsi wa Pentekote usohoye, iteraniro rya mbere hakijwe 1000 bingahe? Hakijwe 1000 bingahe? Muzi itegeko ryabayeho, buri wese agurisha ibye aza. Mwibaza uko Petero bari bamufasha. Babwira ikintu nakundiye Petero, yarabimenye mu bice bitandatu, amenya yuko ibiryo byazabica. Abwira abandi bigishwa babwira tudushaka abadiyakoni badusimbure ku bintu byo kwirirwa duhanganye n'ibyo kugenda bapfakaza. Twebwe dusubire gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ngaha abantu bapfira, umuntu aruma kurugo yagenda ibiryo bikamwica, akibagirwa amasengesho. Kandi imbaraga zaguhesheje icyo ufite, nutazikoresha urinde icyo ufite uzagitakaza. Umuntu arajya mu kazi yaragasengeye cyane, yamara kukageramo, murankurikiye, akarya gahaga kagubwa neza, ku cyumba akazajya gushaka kwicunda. Wamubaza kutaje mu materaniro, twari turi muri siporo ewana na groupe dukorana. Akicunda akibagirwa ko aya masaha ari iteraniro. Akagenda agapfa gapotera, ugasanga afite amafilosofi adafashije. Mwazahora mungire tukudasenga. Murankurikiye. Kudasenga mwene data. Atoya, toye. Ariko ba Petero bamenye ubwenge, baravuze ati ibiryo byatwica. Kandi umuhamagaro wacu ntureba ibyo kurya, urareba gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Arababwira ati muza dusubire gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Mushireho ayiki, mushireho abadiyakoni bakora uyu murimo, ngo batoranya buzuye umwuka wera n'ubwenge bashyiraho. Imana imfashe, umuntu wese Imana izazamurika mugeza kure. Ujye wibuka ko hari undi murimo wakoze mbere y'uko ugera aho ugeze. Wongere ureke ibiryo usubire kujya kuwukora. Imana iha umugisha, duhombeka amaso yacu dusenga. Tugiye gusenga Imana. Ndifuza ko dusenga kandi uva muri riteraniro hari ibintu utandukanye nabyo. Mbogamizi ya mbere nukubaho mu kinyoma. Kinyoma kigakurura ibindi. Mbogamizi ya kabiri nukwirwanirira. Imbogamizi ya gatatu nukugira ubwoba bw'ibintu urwana nabyo cyangwa bw'ibintu ureba, warangiza ugatangira no kubyogeza
ntugire imana yawe icyizere. Niba hari muri riteraniro imana yambwiye ngo irashaka gukorera mu buzima bwayo, niba hari kandi koko dukumbuye kubona imana igaragara. Ababyeyi mubikumbuye, dukumbuye kubona imana igaragara aho ukorera, bakagutandukanya bati kabisa uyu muntu ukorera ahantu ni umuntu w'Imana. Ukeneye kubona imana igaragara aho uba, imana ikagaragara, abantu bakavuga ngo uyu ni umuntu w'Imana. Niba hari muri riteraniro hari ibintu wumva ukeneye gutandukana nabyo kugira ngo imana ikorere mu buzima bwawe, turagusengera. Kandi uyu munsi ntukurenge, ubwire imana ngo mana hari ibintu nshaka gutandukana nabyo. Ubu buzima bw'ubuhimbano, ubuzima bupfuye, ubuzima buhengamye, ubuzima nta kintu bwangezaho, ndara umutima utsimbuka, mporana ubwoba, mporana umutima uhagaze, mpora gutya, mpora meze gutya, murampangayitse. Mureke tubwire imana itugirire neza. Urahari ngo tugusengere. Birashobora ko hari ibintu ushaka gutandukana nabyo, urahari ngo tugusengere, kuko imana irashaka gukora mu buzima bwawe, ariko ntishobora gukorera mu buzima bwawe hakiri izo mbogamizi. Wagize gutya ikiganza tukagusengera muri terana. Imana ihumugisha cyane, imana ibahumugisha, imana ibarebe neza, muhisemo neza, imana ibagirire neza. Ndabinginga ngo nimuhaguruke mu mwanya wanyu, niwo muco w'itorero, tuze gusaba abashumba basengere. Turaza gusaba abashumba basengere, kandi baraza no kwibuka gusengera abarwayi. Rwose turashaka kugusengera, wongere wiyunge n'Imana, wongere ufate icyemezo. Wikwemerera satani kusubira mu rugo nk'uko waje. Mubwira uti naje kandi numvisha imana ivuganye nanjye, ndashaka gutandukana n'ubuzima bw'ikinyoma, ndashaka gutandukana no kwirwanira, ndashaka gutandukana n'ubwoba no kwimpunzi, ndashaka kongera kugirira imana yanjye icyizere. Rwose tera intambwe, ntacyo bitwaye, nta dayimoni irimo. Aha ni ahantu heza imana ikorera, ni ikibuga cyiza imana iri gukoreraho. Nubwo mutayibona ariko irahari, abayumva irahari. Imana ni murimo muyumva ko ihari. Ni imana ihari, ni imana iri gutanga imbaraga ku bazikeneye, ni imana iri kuzuza abantu ngo buzuzwe, ni imana iri kudusubiza ibihe byo kongera kwigirira icyizere. Ni imana ifite imbaraga, ni imana ishobora kudutunga muri ubu buzima tudasambanye, tutibye, tutabeshye, tutagize uburimanganye. Ni imana ishobora kukubeshaho, ni imana ishobora kugira neza. Imana irimo irambwira ngo iragushaka. Sigaranye umunota umwe wo kukwinginga, kuko nicyo cyanzanye bitewe n'ubutumwa imana yampaye. Iyi mpu bwo kuguruka kiba twagurutse twese, ariko n'ubu yampaye. Ushobora kuba usigaye wicaye wireba kuri aba ngaba baje. Reba mu buzima bwawe, nawe twagusengera, nawe twakwingingira imana. Imana iragushaka, urarushya, uraremere, ufite ubwoba, umeze nk'impunzi, umeze nk'umuntu wazerereye, umeze nk'umuntu utazi yari. Ariko imana irashaka kukubohora. Imana iguhumugisha mwene data, imana iguhumugisha cyane. Nawe imana iguhumugisha, imana iguhumugisha cyane, imana iguhumugisha, imana iguhumugisha, imana iguhumugisha cyane. Ngwino Yesu akubohore, ngwino Yesu yongere yubaka ubuzima bushya muri Kristo Yesu, ngwino Yesu yongere kwakira. Kandi urukundo mwasiganye data nirwo agifite. Abategereje ku marembo wongera bambike, abategerereje ku marembo ngo yongera abahe impeta, ikimenyetso cy'amasezerano. Abategerereje mu rugo ngo yongera abakira, bakoreshereza ibirori. Abwira abagaragu ngo abana banjye bari baragiye none barabonetse. Arabategereje, aracyafite urukundo rwinshi. Imana ibahumugisha. Reka twinginge mushumba adusengera, aze no kuduhera undi mushumba aze gusengera abarwayi. Reka dusengera aba bifuje kugira ibyo batandukana nabyo, babiziranyeho n'Imana, kubera ko Imana izi byose, baze kubiyibwira. Hanyuma reka nsabe n'abanyetorero duhaguruke dusengere kino cyifuzo cyo kugira intego yo kugaragaza Imana aho turi hose. Kera niko abakijwe babagaho, icyo pastor ari buze kugisengera nkirangiza gusenga. Imana ishimwe, haleluya. Ngiye gusengera ababihannye bafite ibyo bifuza gutandukana nabyo. Ariko nawe n'uburi mwiteraniro ushobora kuba uri Nikodemu ushaka gusanga Yesu nta muntu uri kukubona. Reka ngusabe nawe ubwira Imana igutandukanye n'ibyo wifuza gutandukana nabyo, kandi n'Imana ikaba ishaka ko utandukana nabyo. Dukwiriye gutandukana n'ubuzima bumeze nk'ubwa Dawidi bwo gusambana na muka Uriya, tukifuza guhisha ibyaha ntitubyihane, tukabasitoke y'ibyaha. Oya, Adamu na Eva nabo bashatse kubihisha, ngo bihishe Imana. Yabajije ngo muri hehe, barayihisha. Oya, Imana iratuzi, nta mpamvu yo kuyihisha. Mureke tuyiyereke uko turi, kandi Imana igira imbabazi, igira n'ibanga.
uyaturire uyibwire ibintu wakoze, uyisabe n'imbabazi, kandi ugambirire guhinduka, uhesha Imana izina ry'Imana icyubahiro, kubera ko Imana irababaye, ibabajwe n'ubuzima tubayemo bw'intege nke no kuterekana kwera kwayo. Dusenga Imana iduha imbaraga zo kugira ngo igaragare ahantu hose aho turi. Ntabwo tuzasangira ibyaha n'abadakijijwe hanyuma ngo Imana igaragare. Aho uri mu kazi, aho ugenda muri quartier, ukwiriye kwirinda mwene data, Imana ikaguhereza imbaraga. Reka dusengere kino cyifuzo Imana yifuje muri riteraniro, kandi Imana irakuzi, ifite imbaraga zo kugutabara, ifite imbaraga zo kukurinda, ifite imbaraga zo kukurengera. Wikwiheba ngo ubwoba no kwiheba bigukoresha ibyaha byinshi. Oya, ihane, kandi Imana irahari kugira ngo ikugire neza. Reka dusengere abapfukamye hano, n'indangiza Pastor Rene nawe ari gusengera iteraniro ryose. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, ndaguhimbaje kubera ko uri Imana igira imbabazi zitarondoreka, uri Imana igira ubuntu butarondoreka, uri Imana igira neza itarondoreka. Niyo mpamvu wateranije iri teraniro, niyo mpamvu korali Besarere yaririmbye, niyo mpamvu korali Amahoro yaririmbye, n'abandi niyo mpamvu baririmbye, niyo mpamvu twasenze, niyo mpamvu twateranye. Uri Yesu wagaragaje ko ukunda abantu bazimiye, igihe wacaga umugani uwasize intama 99 ukajya gushaka imwe yazimiye. Turasenze muri uyu mwanya, aba baragupfukamiye imbere yawe, mubiziranyeho ibyo bifuza ko wabakorera. Turabasengeye, ubakize ingoyi z'ibyaha, ubakize ingoyi za kamere, ubakize ingoyi z'isi, ubakize ingoyi za Satani, ubakize ingoyi z'abadayimoni. Uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba, abari kujyana kure yabo ibicumuro bakoze, uko ijuru ryitaruye isi, abari ko imbabazi bagirira zingana. Mu izina rya Yesu, amaraso yawe yasabaze, amaraso yawe abahumanure. Hashize imyaka hafi 2000, ayo maraso amenetse aracyakora ibitangaza. Uhereye ku musaraba Igorogota, ayo maraso yakoze ibitangaza. Ayo maraso turayasabye ngo Yesu ubwoko bwawe, ayo maraso turayasabye ngo akize urubanza rw'ibyaha. Ayo maraso abohore, ayo maraso ari mu buzima, ayo maraso atanga ubuzima, ayo maraso atanga imibereho. Umuririmbyi yaravuze ngo ayo maraso arantangaza, ngo yarampembuye mfuye, ngo yamesheje amahoro menshi, ngo no kubaho kwiteka. Abandi basengeye kugira ngo ayo maraso abahembure. Amaraso yawe Yesu reka abahembure, reka ayo maraso abahesha amahoro menshi, reka ayo maraso yawe Yesu abahesha kubaho iteka ryose. Umuririmbyi yaravuze ngo urya mwambuzi mwabambanywe ngo yarabutswe, ntabwo ari ukuyareba, yarabutswe ngo aranezerwa. Arangije aravuga ngo nanjye umwihebe mubi nkawe untabara umboneze. Tabara itorero uriboneze, tabara iteraniro uriboneze, abapfukamye imbere yawe batabara ubaboneze, batabara ubaboneze. Amaraso yawe arimo imbaraga zibohora umuntu mu bujura, zibohora umuntu mu busambanyi, zibohora umuntu mu businzi. Amaraso yawe Yesu yaturinda kurimbuka. Turasenze ngo ayo maraso aturinde, ayo maraso atubeho uko yabaye ku Bisirayeli muri Egiputa. Ibibugu ntibigera aho batuye, hamwe n'ibisebe n'amazi yabaye amaraso ntagereyo. Reka ayo maraso aturinde, reka turindwe n'ayo maraso. Amaraso yawe Yesu, amaraso yawe Yesu, reka bohore, reka kize, reka hindure. Urakoze Yesu kumbabaza utanze kandi yuko ubohoye. Ni mu izina ryawe Yesu tubisabye tugushima, amen. Mana yacu, Mana nziza, ushimwe kubw'urukundo rwawe ruhebuje. Warondoye imitima yacu, abagabo watugendereye, abagore wabagendereye, urubyiruko warugendereye, abasore wabagendereye, abakobwa wabagendereye, abakuze wabagendereye, abaririmbyi wabagendereye, abayobozi watugendereye. Mana, byarashobokaga ko tutageze n'umwaka umwe, byarashobokaga ko n'imyaka 5 itagera, byarashobokaga n'imyaka 10, byarashobokaga n'imyaka 20, byarashobokaga n'imyaka 30, byarashobokaga n'imyaka 50, yo byarashobokaga na 60. Ariko waduhagazeho, wabanye natwe. Utubabarire Mana, babarira ubwoko bwawe, babarira abana bawe,
tubasha kubikora. Urakoze Mana, urakoze kuduhaye imbaraga, urakoze kudushoboje, kandi turabikwemereye, kandi turabirahirahiye nk'uko Yesu yabikoze, natwe niko tubikoze, kandi tugiye kuguhamya, kandi twanze ukuri kunyoma. Mana nziza, tugendeye mu kuri, tugendeye mu kukubaha, tugendeye mu byo ushaka, kandi tubona umugisha wawe. Urakoze, turagushimiye, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.